Tagatifuza ubutumwa abavandimwe bakorera mu ngo za Betaniya bakinguye ingo zabo kugira ngo higishirizwemo ijambo ryawe, hategurirwamo amasakramentu. Turagusabye ngo bahe umugisha ikimenyetso cya furari bagiye kwambikwa kibibutsa ubwo butumwa bakomeye, kandi babe irango rimurikira bose abifuza kumva ijambo ryawe, guhabwa amasakramentu yawe, bajye bungukira muri izo ngo babufunguriye, kugira ngo nawe uhature kandi baturemo. Uha umugisha izi furari bagiye kwambikwa, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Thank you.
murakoze. Nitwa Gahongayire Mediatrice, nkaba ndi umubyeyi w'abana 6, nkaba ntuye muri mpuzamiryango remezo ya Nyamabuye, hano muri paruwasi ya Gahanga. Nkaba mpamaze igihe kirekire cyane. Twabanje kuba muri paruwasi ya Kicukiro, kubw'amahirwe Nyagasani aza kutugoborera, natwe tubona paruwasi yacu ya Gahanga. Uyu munsi turi hano turi kumwe n'ababyeyi bafite ingo za Betaniya. Namwe mufite urugo rwa Betaniya mu rugo? Murakoze. Natwe dufite urugo rwa Betaniya. Ayo makuru yatugezeho turishima cyane, kuko mu bana banjye ba mbere bagiye bahabwa amasakaramentu, nabahesheje amasakaramentu ari impinja, nkajya nzamuka nkaza kubigira hano. Aho bamaze gukura Ukarisitiya, gukomezwa, bakoraga urugendo bakaza hano kuri paruwasi. Ariko batubwiriye inkuru nziza bati dukeneye ingo za Betaniya, abana bacu bakamanuka bakajya hasi bakiga mu ngo zibegereye. Twarishimye cyane, batubwira ati mwaduha ingo rwose, natwe tuba ba mbere mu gutanga urugo rwacu, kuko nakundaga abana, nkakunda amasakaramentu, nkakunda gusenga, nkumva ari ibintu byiza cyane biturimo rwose. Ko ababyeyi benshi bagira impungenge, abana bavuye mu miryango igiye itandukanye bavuga ati abana baraza gukubagana, ibyo kuki mwabyirengagije? Narabyirengagije cyane kubera ko nkunda abana, yewe n'iwanjye mu rugo hari byinshi abana bagomba kwangiza, mfitemo ibiti by'imbuto, ariko abana baraza nkabareka ngiye bakisanzura pe, numva nta kibazo binteye. Ni uwuhe musaruro mubona kuba mufite urugo rwa Betaniya byatanze mbere na mbere mu muryango iwanyu ndetse no mu baturage? Ibintu byiza cyane, nk'abaturage bo ubwabo barishima iyo bumva ngo abana igihe cy'isakaramentu cyageze bagiye kubandikisha, bazi ko baziga iwanjye. Ubu ubona ari byiza cyane, bose ababyeyi bakabyishimira. Nanjye ubwanjye nkakunda ukuntu abana baza mu rugo bansanga, bansuhuza, bandamutsa, numva ari ibyishimo. Muri njye mba numva Yezu ari iwanjye rwose. Hari ababyeyi batinye kuba batanga imiryango yabo ari abakristo kugira ngo izo ngo zabo zibe ingo za Betaniya. Ni iki mubasaba kugira ngo nabo wenda bafungure imiryango ifunze? Ese ni iki ubona bakwiye gukora kugira ngo noneho ingo za Betaniya zibe ingo zishingiye mu Kristo? Murakoze cyane. Kugira ngo ingo za Betaniya zibe ingo zishingiro, koko birasaba ko ababyeyi birekura. Hari ababyeyi benshi bavuga ngo abana barakubagana, ngo baranyanduriza inzu, ngo niki. Oya, ibyo byose birengagize. Umve ko abana ari umugisha. Cyambere na mbere numara kumva ko abana ari umugisha, uzabakira n'iwawe. Nanjye baraza, imvura ikagwa n'icyondo bakaza bakanduza, aho nkumva biranejeje, kuhakora isuku ntininube, nkumva ni byiza rwose. Umwana ugomba kumureka akisanzura. Noneho ugira ubutumwa uha ababyeyi bumva ko abana bagomba kwiga amasakaramentu nyine, ariko wenda ababyeyi babanje kujya kureba aho abana bagomba kwigira mbere na mbere, ahubwo se umubyeyi agira uruhare kugira ngo umwana amutoze amasakaramentu noneho yitabire n'urugo rwa Betaniya? Murakoze. Ababyeyi kugira ngo bitabire guha abana babo amasakaramentu, nibumve ko urugo rwa Betaniya ni urugo ari urugo rw'abakristo, ruba rwatoranyijwe ku buryo bizeye ko uwo muntu ari umukirisitu. Niwohereza y'umwana we kugira impungenge, wa mukirisitu nawe azi ko umwana ari umugisha kandi azamwakira neza. N'abana bacu bahabwa inyigisho hafi aho ngaho, barushaho gukunda Imana, kuko iyo afashe urugendo ruto cyane hakahura n'abandi bana baraganira, bagasenga, bakaririmba, ataha yishimye, n'ejo akagaruka akibishaka, kuko nta rugendo rurerure yakoze.
biriya rero ni byiza. Abakirisitu bakwiye kubyirengagiza, ababyeyi ntibagire impungenge, kuko ingo za Betaniya ni ingo z'abakirisitu. Ni ukuri. nitwa Charles Nziraguseswa, ntuye muri paruwasi ya Gahanga. turabasuye hano, dusanze muri mu gikorwa cyiza. Mbere na mbere mutubwire icyo gikorwa murimo icyo ari cyo. Iki gikorwa ni igikorwa kirebana n'ubwigishwa, igikorwa cy'abantu bafite ingo twita ingo za Betaniya, bivuga aho ubwigishwa bukorerwa, abana bigira amasakaramentu y'ibanze, abigishwa aho n'abigisha baza kwigishiriza, bagasanga urwo rugo rwabiteguye. Kugira ngo abana bisange mu ngo za Betaniya, hari igitekerezo cyavuye, ariko by'umwihariko munadusobanuriye wa mungani se ingo za Betaniya naho abana bigere ko mutubwire se ingo za Betaniya zavutse zite, zaje zite? Hari ibiro bishinzwe ubwigishwa, ibyo biro bishinzwe ubwigishwa nibyo byateguye iyo gahunda, cyane cyane ubirangaje imbere ni Anastase, Padiri Anastase, niwe waje mu maparuwasi cyane cyane iyacu, adushishikariza ko twakorohereza abana bacu, abigishwa bacu ntibagiye kwigira kure, bakigira hafi. Adushishikariza ko tugomba kujyana n'abakateshiste nabo bakigishiriza hafi yabo, kugira ngo abigishwa badashobora gukora urugendo rurerure, ndetse n'ababyeyi badakomeza gutanga amafaranga yo gutega y'amatike guherekeza abana, bikaba bigoye. Bikaba byiza cyane ko bakwigira hafi y'aho batuye. Kugira ngo urugo rube rwahitwamo rwa Betaniya, mushingira kuki, cyangwa se n'uruhe rugo nyine mufata nk'icyitegererezo muri Betaniya? Ntabwo ari icyitegererezo gikomeye cyane, ahubwo urwo rugo rugomba kuba rwujuje ibisabwa, cyane cyane rwarashyingiwe gikirisitu, rwarahawe isakaramentu ryo gushyingirwa, kandi ari abakirisitu nyine beza bahabwa amasakaramentu, ukarisitiya cyane cyane, ndetse na penetesite. Bivuze ngo nta rugo rw'umusore wenda waba ari umukirisitu rushobora kuba rwakwifashishwa mu buryo rwa Betaniya? Birashoboka. Ubu ngubu hari imiryango ishobora kuba idafite ababyeyi bibana, ariko barahawe iryo sakaramentu ryo gushyingirwa, bagasiga abana. Urwo rugo rwemererwa kuba n'urugo rwa Betaniya. Hano muri paruwasi ya Gahanga Saint Joseph ni mu paruwasi y'itegererezo mu ngo za Betaniya. Mutubwire abana kugira ngo bajye mu ngo za Betaniya, mwagira ngo mubaruhure se, cyangwa mwashingiye kugira ngo abana mwumve ko ingo za Betaniya zigomba kuba zishingwa ari reme shingiro muri paruwasi ya Gahanga? Icyiza tubona cy'ingo za Betaniya ni uko mbere na mbere byorohereza abana, mwa kabiri byorohereza n'ababyeyi. Ntabwo bagira impungenge muri iki gihe cy'amajyambere, imodoka ngo zabagonga, kuko bari hafi, nta metero nyinshi bagenda. Abagenda harehare, kuvuga ko bashobora kugera nka metero 20-30, akaba ageze ku ishuri, ndetse no gutaha akaba atagomba kuvunika. N'iyo mihanda nyine itera impungenge ntabwo bahura nayo cyane, kuko ni mu ngo, ni hafi yabo. Amasakaramentu se abana bigira mu ngo za Betaniya ni ayahe? Amasakaramentu bigira ni yandi yakubwiye ngo amasakaramentu y'ibanze. Abigira batisimu barahigira, abigira ukarisitiya barahigira, ndetse no gukomezwa. Twatumenyereye ko mu myaka yashize abageze mu cyiciro gikuru bijya kuri paruwasi. Ese uvuye mu ngo za Betaniya wize amasakaramentu agasoza agira kuri paruwasi gute? Kuri paruwasi abakuru n'ubu haracyari ubwigishwa buhari, ariko n'ubw'abakuru atari ubw'abana, cyangwa tuvuge abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bashobora kwigira muri za Betaniya, ariko hari n'abandi nabo bakigira ubu ngubu kuri za paruwasi. Ariko bateganya ko naho kubera amashuri atagihari, kubera ingendo ndende, hifuzwa ko bose banamanuka hasi bakajya muri Betaniya. Wenda hari ibyo mwagiye mugarukaho, ese hari umusaruro mubona ingo za Betaniya ugenda utanga? Birumvikana mu byo twavuze, n'umusaruro urimo. Umusaruro umwe ko umubyeyi nta mpungenge aba agifite z'uko umwana ashobora kugera mu nzira agahutazwa n'ibi ibyo ari byo byose,
haba imvura ndetse n'izuba, noneho n'imihanda, kugenda mu mihanda, izo zose ni inyungu, kandi umubyeyi akaba azi ko aho hantu ndetse iyo bishobotse nawe aba ahareba kuko ni hafi ye cyane. Ubwitabire se bwaba bwariyongereye nyuma aho ingo za Betaniya zitangiye? Ubwitabire bwarongeye cyane kuko hari abananirwaga kujya aho paruwasi iri muri nka kilometero nka 10 cyangwa 8, ubwitabire bwabaye bwinshi. Hari icyo musaba ababyeyi bafite abana, hari n'icyo musaba by'umwihariko n'abana biga mu ngo za Betaniya? Yego, twasaba ababyeyi mbere na mbere kohereza abana mu ngo za Betaniya kuko niho heza kurushaho, ndetse hari nawe ashobora kuba yahagera ku buryo bworoshye akareba imyigishirize yaho. Icyo twasaba abana nabo ni ukwitabira cyane cyane kwigira hafi yabo batagombye kujya kure haba n'ibirangaza, ariko hafi yabo ku buryo n'ababyeyi babo baba bari hafi yabo biroroha cyane. Reka tubashimire kuko murakoze cyane.